Yes, kangusuze rero nkwifurize kugubwa neza, nkwifurize gukomeza gutangira neza umwaka wa 2021 ukurikirana gahunda zitandukanye tuba tugenda tukugeza hano kuri Rwanda Post 5/5 kandi kamati yo mwanya nkwifurize ishya n'ihirwe mu mirimo yawe yose ukora, kandi nkwibutse ko yari shene kugenda kugezaho amakuru menshi abagiye atandukanye, cyane cyane twibanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubumenyi, imyidagaduro, imyororokere ndetse n'ibindi. Kano kanya rero hakaba ariho hagaragaye amafoto ya Meddy n'umukunzi we batangiye 20 bakora siporo, akaribyo tugiye kugenda tugarukaho 5/5, ari nako tukwibutsa ko kubana natwe byoroshye cyane, ari kureba aho ngaho munsi ahantu handitse subscribe ni kuri butomo tugakanda no kunzogera ubundi ukajya ubana natwe 5/5. Kaduhiguye ikaze rero mu makuru menshi twagiye tugutegurira ari kugenda caracara ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Muhanzi Meddy n'umukunzi we Mimi bitegura kurushinga, bashize hanze amafoto bari muri gym bari gukora siporo ku munsi wa mbere w'umwaka wa 2021, ndetse banifuriza ishya n'ihirwe ababakurikira kuri uyu mwaka mushya dutangira 2021. Meddy na Mimi barangije 2020 bateye intambwe ikomeye mu rukundo rwabo, aho biyemeje kuva mu rukundo rusanzwe biyemeza kurushinga. Mu joro ryo kuwa gatandatu rishira uwa gatanu ku tariki ya 19 Ukuboza 2020 nibwo Meddy yasabye umukobwa ukomoka mu gihugu cya Ethiopia ko yazamubera umugore, hari mu birori by'isabukuru y'amavuko ya Mimi Merifira. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho ya Meddy aca bugufi ashira ivi hasi agasaba uyu mukobwa ko yazamubera umugore, undi nawe nta kuzuyaza yahise yikiriza ati yego, atega urutoki Meddy arushiraho impeta ya fiançailles. Nyuma yo kwambika impeta, Meddy na Mimi bakoresheje amagambo yiganjemo imitoma ashimira uyu muhanzi umukunda kurusha umugabo yahoraga arota mu nzozi ze. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Mimi yagize ati: warengeje buri kimwe nifuzaga ku mugabo, sinigeze ndota kugira umugabo ufite urukundo wita kuri buri kimwe udasanzwe nkawe, ngo ndi umunyamigisha kubera ngo ufite ubuziraherezo, ndabizi uri impano yihariye Imana yampaye. Ijoro ryakeye ryari rirenze, umutima wanjye wuzuye ibyishimo, wankoreye umunsi bityo ndabigushimira. Isabukuru yanjye ntabwo izigera imera nk'imwe ngize aka kanya. Urukundo rwa Mimi ndetse na Meddy rwatangiye kuva kera cyane mu mpera z'umwaka wa 2017. Mu ntangiriro ya 2018 nabwo bizihizanyije iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunane. Ku tariki ya 24 Ukuboza 2018 nibwo Meddy yaje mu Rwanda gutegura ikirori cya The East African Party, azana n'uyu mukunzi we aje kumwereka ababyeyi. Akigera ku kibuga cy'indege Kanombe, Meddy yabwiye itangazamakuru ko impamvu yazanye n'umukunzi we Mimi Merifira mu Rwanda ari ukugira ngo amwereke ababyeyi n'inshuti, ariko iby'ubukwe byo batari babipanga. Nyuma y'igihe bibaye, Meddy yateye intambwe ikomeye, yambika umukobwa yita umwamikazi we impeta yo kumusaba ko babana nk'umugore n'umugabo. Kuri ubu urukundo rwabo nirwo rukundo rukomeje kugenda ruvugwa cyane mu tangazamakuru ritandukanye, haba iryandikirwa mu Rwanda ndetse no hanze muri rusange. Abangaba bamenyaniye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagera mu Rwanda aje kumwereka inshuti ze ndetse n'abavandimwe nk'uko yabitangaje. Meddy akaba azwi cyane mu muziki nyarwanda ndetse no hanze y'igihugu kuko ari umuhanzi umaze kuba icyamamare mu buryo butangaje, aho akora n'indirimbo n'abahanzi benshi b'abanyamahanga, higanjemo abo muri East African ndetse n'abandi benshi batandukanye. Uyu mukunzi we ni umwe mu bakobwa bafite uburanga butangaje ukomoka mu gihugu cya Ethiopia.
Yes, kangusuhuze rero nkwifurize kugubwa neza, nkwifurize gukomeza gutangira neza umwaka wa 2021 ukurikirana gahunda zitandukanye tuba tugenda tukugeza hano kuri Rwanda Post 5x5 kandi kamatuye umwanya nkwifurize ishya n'ihirwe mu mirimo yawe yose ukora, kandi nkwibutse ko yari shene kugenda kugezaho amakuru menshi abagiye atandukanye, cyane cyane twibanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubumenyi, imyidagaduro, imyororokere ndetse n'ibindi. Kano kanya rero hakaba ariho hagaragaye amafoto ya Meddy n'umukunzi we batangiye 20 bakora siporo, akaribyo tugiye kugenda tugaruka 5x5, ari nako tukwibutsa ko kubana natwe byoroshye cyane, ari kureba aho ngaho munsi ahantu handitse subscribe ni kuri butomo tukugakanda no kunzogera ubundi ukajya ubana natwe 5x5. Kaduhiguye ikaze rero mu makuru menshi twagiye tugutegurira ari kugenda caracara ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Muhanzi Meddy n'umukunzi we Mimi bitegura kurushinga, bashize hanze amafoto bari muri gym bari gukora siporo ku munsi wa mbere w'umwaka wa 2021, ndetse banifuriza ishya n'ihirwe ababakurikira kuri uyu mwaka mushya dutangira 2021. Meddy na Mimi barangije 2020 bateye intambwe ikomeye mu rukundo rwabo, aho biyemeje kuva mu rukundo rusanzwe biyemeza kurushinga. Mu joro ryo kuwa gatandatu rishira uwa gatanu ku tariki ya 19 Ukuboza 2020 nibwo Meddy yasabye umukobwa ukomoka mu gihugu cya Ethiopia ko yazamubera umugore, hari mu birori by'isabukuru y'amavuko ya Mimi Merifira. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho ya Meddy aca bugufi ashira ivi hasi agasaba uyu mukobwa ko yazamubera umugore, undi nawe nta kuzuyaza yahise yikiriza ati yego, atega urutoki Meddy arushyiraho impeta ya fiançailles. Nyuma yo kwambika impeta, Meddy na Mimi bakoresheje amagambo yiganjemo imitoma ashimira uyu muhanzi umukunda kurusha umugabo yahoraga arota mu nzozi ze. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Mimi yagize ati: warengeje buri kimwe nifuzaga ku mugabo, sinigeze ndota kugira umugabo ufite urukundo wita kuri buri kimwe udasanzwe nkawe, ngo ndi umunyamigisha kubera ngo ufite ubuziraherezo, ndabizi uri impano yihariye Imana yampaye. Ijoro ryakeye ryari rirenze, umutima wanjye wuzuye ibyishimo, wankoreye umunsi bityo ndabigushimira. Isabukuru yanjye ntabwo izigera imera nk'imwe ngize aka kanya. Urukundo rwa Mimi ndetse na Meddy rwatangiye kuva kera cyane mu mpera z'umwaka wa 2017. Mu ntangiriro ya 2018 nabwo bizihizanyije iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunane. Ku tariki ya 24 Ukuboza 2018 nibwo Meddy yaje mu Rwanda gutegura ikirori cya The East African Party, azana n'uyu mukunzi we aje kumwereka ababyeyi. Akigera ku kibuga cy'indege Kanombe, Meddy yabwiye itangazamakuru ko impamvu yazanye n'umukunzi we Mimi Merifira mu Rwanda ari ukugira ngo amwereke ababyeyi n'inshuti, ariko iby'ubukwe byo batari babipanga. Nyuma y'igihe bibaye, Meddy yateye intambwe ikomeye, yambika umukobwa yita umwamikazi we impeta yo kumusaba ko babana nk'umugore n'umugabo. Kuri ubu urukundo rwabo nirwo rukundo rukomeje kugenda ruvugwa cyane mu tangazamakuru ritandukanye, haba iryandikirwa mu Rwanda ndetse no hanze muri rusange. Abangaba bamenyaniye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagera mu Rwanda aje kumwereka inshuti ze ndetse n'abavandimwe nk'uko yabitangaje. Meddy akaba azwi cyane mu muziki nyarwanda ndetse no hanze y'igihugu kuko ari umuhanzi umaze kuba icyamamare mu buryo butangaje, aho akora n'indirimbo n'abahanzi benshi b'abanyamahanga, higanjemo abo muri East African ndetse n'abandi benshi batandukanye. Uyu mukunzi we n'umwe mu bakobwa bafite uburanga butangaje ukomoka mu gihugu cya Ethiopia.